angize Dawidi arambwira ngo yewe wa mugabo we ntago uzi byabaye Uwiteka yemeye ko Uwiteka yemeye ko Shimeya ntuka mwihorera ntuke Paulo yanditse ijambo rikomeye yavuze ijambo rikomeye nakunze yaravuze ngo tugaragara nk'abenda gupfa murataha gute yaravuze ngo isi tubona nk'abari muri moruge nk'abamaze gupfa itubona nk'abantu b'abakene basuzuguritse bintapfa ntikize itubona nk'abantu bafite izuba rya nyuma gusa bagahita barangira niko isi dufata ariko avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nubwo bimeze bityo munyikirize haleluya nubwo bimeze bityo umwami ari muri twe imbaraga z'umusaraba ziri muri twe imbaraga z'amaraso ziri muri twe dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa turarengana turicwa umunsi ukira nafashijwe mwene Yesu bakubonye buruse yaje ukabona imibare ntivamo baba atari kubura muntu wamubona yirirwa repeta ngo yagiye muri sepu umwe yarandebye mvuye kurepeta arambwira ngo ariko uzabona aho ushyira imibare ubone naho ushyira indirimbo ndambwira nti imibare ifite Imana ifite aho yagennye kuyishyira n'indirimbo Imana yagennye aho nzishyira ndabizi uko bivuna ndabizi uko bimera ariko imwiringiye ni inyembaraga ni inyamaboko nahoze mbwira uwo twari twicaranye ndamwe ntitwaryaga isahani imwe turi batatu kandi duhanura tubwiriza twiruka imisozi tujya kubwira abantu ko Yesu atabara twataha tukarya isahani imwe turi batatu iriho iki kawunga n'amaminwa y'ibishyimbo tugaragara nk'abenda gupfa dukubitwa hasi buri munsi ariko ntiduherayo turasuzugurwa ariko ntitugawa byiteka tugaragara nk'abakene ariko dutungisha tugaragara nk'abenda gupfa ariko turiho kandi nituriho none tuzakomeza kuba kubaho arigiye mbwiriza nkumva nzapfa ariko ndacyahari mama umuntu akubonye muri iyo ngofero yavuga ati dore umukecuru ugiye gupfa tugaragara ariko turiho tugaragara nk'abatamenyekana ariko turi birangije ariko mwahereje Imana amashyi menshi turiho Dawidi aravuga ngo mwihorere Shimeya Imana yemeye kantuka kandi ibi bitutsi ari kuntuka ejo Imana izabivunjamo umugisha basa n'abatagira icyo bafite nyamara bafite byose basa n'abatagira icyo bafite nyamara bafite byose abona abanyamugisha n'abazimane abo n'abaririmba bazimana ingoma na Kristo abo hayiwe n'abanyamugisha abona abanyamugisha nubwo ari abakene nubwo ari impfu
imfubyi, nubwo nta mazu baragira, nubwo batarashaka, nubwo batarabyara, nubwo batarubaka amazu, abo n'abanyamugisha, n'abanyamugisha basimana ingoma ya Kristo. Amashyi kwa Yesu, haleluya, ya haleluya, ya haleluya, ya haleluya, basimana ingoma na Kristo. Shano ukuntu muri kundeba mwatuma umuntu akomeza akabwiriza, ariko reka ndekera. Muri abakiriya beza, uzi ukuntu mumeze, umuntu yakomeza akavuga ariko hataba harimo bawutuku bicaye mu madirishya. Reka dusenge Imana. Petero yavuze ngo abageragezwa nk'uko Imana ishaka babitse umuremyi wabo ubugingo bwabo, bakomeze berekane Kristo, ntibaba abantu bashidikanywaho. Abageragezwa nk'uko Imana ibishaka bakomeze bakore neza. Petero yihakanye Yesu mu minota mikeya, ariko Kristo amaze kuzuka, amaze no kuzura umwuka wera, yaravuze ngo wa wundi mwishe mukamubamba. Ikintu kizagushoboza kubaho mu isi udashidikanywaho nuko wuzura imbaraga z'Imana, ukuzura umwuka wera, ukuzura kwizera, ukuzura amasengesho, ukuzura ijambo ry'Imana, uzabaho mu buzima budashidikanywaho. Imana ibaho umugisha, muhaguruke dusenge.